Reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne ya Nayina Media. Mukomeze kugubwa neza umuherereye hose. Uyu munsi byaba byiza, ejo bikaba bibi, cyangwa se ejo bikaba bibi, uyu munsi bikaba byiza. Ibyo byose ni ukubera Imana. Imana niyo mugenga, Imana niyo igenga byose. Mukomeze kwihanganira ibihe murimo nk'uko Bibiliya ikomeza kugenda ibivuga, ivuga ko ibihe bidahwana. Amakuru yacu rero uyu munsi nakagaruka arakomeza kugenda yibanda ku bintu bigiye bitandukanye, ku bintu biri kugenda bivugwa hano mu karere, mu Rwanda ndetse no hakurya muri Kongo. Dukomeze kugenda twumva amakuru ari kugenda ahatangazwa, ndetse tunambuke hakurya y'inyanja twumve uko ibintu bikomeje kugenda, uko ibintu biri kugenda bivugwa cyangwa se ibiri kugenda bihatangazwa. Abantu rero mutigeze mumenya aho igihe kigeze, mudukurikirane kugira ngo mumenye uko ibihe biri kugenda, aho ibihe biri kugenda bituganisha. Abana b'ingagi rero barenga 40 cyangwa se abana b'ingagi 40 bakaba bazitwa amazina muri nzere nk'uko bikomeje kugenda bitangaza. Sida rero ngo irasya itanzitse hano mu basirikari b'Uburusiya bari mu ntambara na Ukraine. Sida ngo imeze nabi cyane. Ese sida yabiri guterwa n'iki? Mu kanya gatoya turaza mu makuru arambuye tumenye ikintu kiri gutera iyi sida muri aba basirikari b'Uburusiya bari kurwana na Ukraine. Umuyobozi w'ishyaka rya UDPS hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikaba ryakomeje gutangaza kabisa, rivuga riti abantu bari kugenda babeshya ko bakunda Tshisekedi perezida wa Kongo, bakomeje kumubeshya kubera ko ntabwo bamukunda ngo barushe mama we wamubyaye. Tugarutse rero ku makuru yacu arambuye, nuko abana b'ingagi 40 bazitwa izina muri nzeri nk'uko bikomeje kugenda bitangaza. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, Rwanda Development Board, rwatangaje ko umuhango wo kwita abana b'ingagi ku itariki ya 15 aribwo bizaba 2025 nzeri nyine, nibwo kwita cyangwa se umuhango wo kwita abana b'ingagi amazina aribwo uzaba. Hazitwa rero abana barenga 40 cyangwa se abana 40 barimo 18 bavutse 2020. Ni ku nshuro rero ya 20 ibintu bizaba bibaye, abantu bakomeje kugenda bita aba bana b'ingagi babita amazina, bikaza bibaye ku nshuro ya 20. Ariko murabizi ko umwaka washize bitabaye, ubwo byakagombye kuba ari ku nshuro ya 21, ariko umwaka washize ntabwo byigeze biba kubera iyi ndwara igeze kwaduka yitwa Mambaga. Murabizi ni indwara itaroroheye abantu, nubwo abantu benshi batigeze bamenya ibyo ari byo kubera ko batigeze nyine bafungwa nk'uko byigeze biba kuri Covid. Ariko indwara ya Mambaga ikaba ari indwara yateye hano mu gihugu cyacu, ikaba yaratumye iki gikorwa rero cyo kwita abana b'ingagi gisubikwa kabisa. Ubwo rero niyo mpamvu yabiteye, byakagombye kuba ari ku nshuro yayo ya 21. Niyo mpamvu rero bigiye kuba ku nshuro yayo ya 20. Umuyobozi rero yagize ati twishimiye cyane kwizihiza ku nshuro ya 20 kwita izina, umuhango wabaye ikimenyetso cyo cy'ubukangurambaga cyangwa se cy'ubukungu ndetse no kuri sosiyete n'umuco nyarwanda. Hashimwe leta y'u Rwanda rero ikomeje kubishyiramo imbaraga, cyangwa se guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushyira imbaraga muri ibi bintu kugira ngo abantu bakomeze kumva ko ibidukikije cyangwa se izi nyamaswa nazo zifite agaciro. Inyamaswa zikomeje gukurura abakerarugendo ndetse zikinjiriza amadovize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibintu dukwiye kwishimira cyane. Aba bana b'ingagi rero bazitwa ni abana bagera kuri 40. Ese wowe ugize amahirwe yo kujya aha hantu ushobora kubita, urumva wakita irihe zina? Biteganyijwe rero ko umuhango wo kwita izina hazashimirwa abaturage n'abarinda pariki. Birumvikana ko aba bantu barinda pariki ndetse n'aba baturage bamwe bazakomeza kugenda bashimirwa. Nyuma y'iyo mihango rero abantu bagomba kuzicara bakagira aho bicara bakaganira, bakanywa ku mazi, bagafata ku mazi. Ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byiza, n'ubusabane bari bwiza cyane. Abantu mukaba mutumiwe kugira ngo namwe mugere hano murebe uburyo ibintu bizaba bimeze. Umubare rero w'ingagi mu gace ka Virunga wariyongereye cyane uva kuri 880
2012 urenga 1603. uyu munsi niko ibintu bihagaze kabisa, umubare ukaba waragiye wiyongera cyane nk'uko bigiye bigaragara. n'ibintu rero byo kwishimira, ni ibintu byo kunezererwa. uyu muhango rero kandi uzajyana n'ibindi bikorwa birimo irushanwa rya golf n'ibirori byo kwakira ku meza abazawitabira bose kabisa. birumvikana ko bagomba kugira akantu babaha, kugira akantu bakicara bakanywa, kuko uba ari umunsi w'ibirori, uba ari umunsi wo kwishima. ni ibintu byiza rero, ni ibintu by'agaciro kabisa. dukomeze kwishimira uyu muhango cyangwa se dukomeze kwitegura neza uyu munsi. sida rero nk'uko twakomeje kugenda tubibona irabica bigacika hano ku ngabo z'Uburusiya. sida ikaba imeze nabi cyane, ikaba igomeje kuzengereza aba bantu. minisitiri rero w'ingabo mu Burusiya yatangaje ko umubare w'abasirikare bandura agakoko gatera sida watumbagiye cyane, ukikuba inshuro nyinshi cyane nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. iyi ntambara rero ikaba yaratangiye cyangwa se ikaba yarabaye 2022 aribwo yatangiye, kugeza ubu ngubu 2025 ikaba imaze imyaka igera muri 3. birumvikana ariko ibipimo bikagaragaza ko iwana muri iki gihe cy'intambara ngo abarwanyi ba Burusiya bakaba barakomeje kwandura sida ku kigero cyo hejuru. n'ikirero cy'abagitera. izi mpamvu zose bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko abo basirikare bakomeza kugenda baryamana n'indaya zishobora kuba zaranduye iyi ndwara, akaba ariho bayikura, kandi ko ibi bintu nanone kubera intambara iri kugenda ibera ahantu bamwe bagenda bakomerekera ku rugamba ngo bakanduzanya amaraso yabo agahura kabisa, bigaca muri ubwo buryo. ngo niyo mpamvu biri kugenda cyangwa se ubwandu bwa sida buri kugenda bwiyongera cyane ku kigero cyo hejuru, nk'uko biri kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko raporo iri kugenda igaragazwa ko mu gihembwe cya 2022 abasirikare banduye sida bikubye 3 ugereranyije n'ibyari ni no mu mezi cyangwa se mu myaka ya mbere yari yabanje. biragaragara ko abasirikari ngo byaba byarikubye inshuro 3 mu mwaka rero warangiye. abayanduye bikubye inshuro 13 ugereranyije n'umwaka wari wabanje. ubwo umwaka bari kuvuga ni umwaka wa 2021. nyuma y'aho abasirikare bakaba barikubye inshuro zirenga 13 zose. ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu biri mu rwego hejuru. mu gihembwe rero cya mbere cya 2023 abasirikari Uburusiya banduye sida bikubye inshuro zirenga 4 ugereranyije no mu gihembwe cya 2022. umwaka wa 2023 warangiye abanduye barikubye hafi inshuro 20 ugereranyije no ku byari byabanje no ku myaka yari yabanje. birumvikana ko sida hano iri kubica bigacika kabisa muri iki gisirikare, kandi itegeko rya Minisiteri y'Ingabo rivuga ko umuntu wanduye sida adashobora kwandura adashobora kujya mu gisirikare. niko itegeko rya hano mu Burusiya rivuga ko umuntu wanduye sida adashobora kwandura, adashobora kujya mu gisirikare. rero ukaba wibaza ngo ni ukubera iki sida iri kubica bigacika, abantu binjiye ari bazima, none sida ikomeje kubayongobeza. ariko bakaba bagiye batanga impamvu iri kubitera, ngo nuko abasirikare bamwe bajya mu Buraya bakayikurayo, baba bari ku rugamba rero bamwe bakagenda bakomerekera bagenda bahura n'ibyo bizazane byose, ngo bakagenda banduzanya muri ubwo buryo. ngo niyo mpamvu iri gutuma abasirikare kabisa b'Uburusiya bari kugenda bandura sida nk'uko biri kugenda bitangazwa n'abashinzwe ubuzima hano mu Burusiya. umuyobozi hano wa UPDF yibasiye abantu bari kugomeza kugenda bagaragaza ko bakunda Kisegedi kurusha mama wabo wamubyaye. iri shyaka rero rya UPDF ni ishyaka riri ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ubwo umuyobozi wabo rero ngo yarari mu ntama cyangwa se ubwo yari imbere y'inama y'abanyeshyaka ba UPDF yagaragaje ko agomeje kwibasira cyane abantu ewana babeshya ko bakunda Kisegedi kurusha mama we, akababwira ati anabihanangiriza ababwira ati mureke gukomeza kubeshya kabisa kubera ko nago mumukunda ahubwo muramubeshya cyane. mu nama rero yahuje abanyamuryango ba UDPS Kabuya yagaragaje ko
abantu bagaragaza ko bakunda Kisekedi mbere y'uko ajya ku butegetsi 2019, bitandukanye nuko bari kugenda babigaragaza ubu ngubu kabisa. Ewana nkuko biri kugenda bitangazwa, biragaragaza ko ngo abantu bari gukomeza kugenda bamubeshya ngo baramukunda, ariko ni ukubeshya kubera ko ntabwo bamukunda ngo barushe mama we wamwibarutse. Kubw'iyo mpamvu rero hakaba hari abasirikare ngo benshi bagiye birukanwa, abajenerali bagiye bakomeye. Inzego rero zataye muri yombi abasirikari bakuru nka Jean Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo, ndetse na Jean Frank Numba usanzwe uri umuyobozi mu biro bishinzwe igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Abo bose bakaba batawe muri yombi kabisa, nyuma y'uko uyu mugabo atangaje aya magambo y'uko abantu bakomeje kugenda bamubeshya ko bamukunda. Hari abantu cyangwa se hari abasirikare bakomeye bakomeje kugenda batabwa muri yombi, bikekwa ko bashobora kuba ari bamwe bakorana ndetse n'imitwe ya AFC 23 bya hafi. Bikaba ariyo mpamvu bishobora kuba byatumye abasirikare bakekwa bakaba batawe muri yombi. Amakuru yacu rero yarayo ngayo uyu munsi, mukomeze kugubwa neza, ewana mukomeze mushyigikire, murakoze cyane.